Yesu ashimwe cyane bene data, ndabashuje mu izina rya Yesu. Tugiye komeza kuganira ijambo ry'Imana. Turimo turaganira ku murongo uri mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, ibice 3:16. So ndabashuje rero, Mwami Yesu ndagushimye kuri Imana ikora ibitangaza. Ndakwizeza imbaraga n'ubuntu z'Umwuka Wera ibane natwe mu buryo bw'ijambo ryawe, udufashe kandi tuyobore mu izina rya Yesu. Amen. So ndakwingize rero ko ukomeza ukore subscribe kugira ngo dukomeza kubana, tujye dukomeza kugendana muri ubu butumwa bwiza, ijambo ry'Imana rye rikugeraho, kuko tugegana iki gice. Reka dusome. Aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Muri uyu murongo twasanzemo ibintu bine by'ingenzi. Icya mbere ni urukundo rwinshi Imana yakunze abari mu isi. Nibwo twatangiye tuganiraho ingano yarwo, imiterere yarwo, ubudasa bwarwo. So icya kabiri ni impano iruta izindi zose yatanze mu isi, ariyo y'umwana wayo w'ikinege. Icya gatatu ni igisabwa, kwizera, kumwizera. Icya kane ni umurimo, ni umusaruro uva muri icyo gikorwa, aribwo bugingo buhoraho cyangwa se ubuzima buhoraho. Uyu munsi rero tugiye gutangira. Ubushize twaganiriye ku mpano, ku impano y'urukundo. Ubushize twaganiriye ku rukundo, ku murimo w'urukundo rw'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku murimo w'impano y'Imana yahaye abari mu isi, y'umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Tuzaza kumuvugaho ibintu nka bitandatu, umurimo n'imirimo itandatu y'ingenzi iyo mpano yakoze mu buzima bw'abamwizera bwacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira icya mbere, tugiye kuganira ku gutsindishirizwa. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome Abaroma ibice 5 umurongo w'9. Haravuga ngo naswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana nawe. So reka dusome gatatu, Abaroma 3:25, twumve no ukuntu havuga. Havuga ngo niwe Imana yashyizeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, kugira ngo yerekane gukiranuka kwayo kwayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe mbere y'icyo gihe, ubwo Imana yabyihanganiraga. Yesu ashimwe cyane. Gucungurwa, turimo turavuga ku gutsindishirizwa ku mpano y'Imana ariyo Kristo, kunadutsindishiriza. Tuvuye gutsindishirizwa ni iki? Gutsindishirizwa si ukubera. Gutsindishirizwa Bible ivuga gutandukanye na ruswa. Nuvuga ngo umuntu agatsindishirizwa atari uwo gutsindishirizwa. Nk'urugero, dutanga urugero rw'ubutabera, akajyamo mu rukiko, yatangira kuburana kuko aziranye n'umucamanza cyangwa afite abandi bantu baziranye, bagakoresha ikimenyane bakamutsindishiriza atari uwo gutsindishirizwa. Cyangwa se ufite amafaranga akayatanga mu bantu bakoresha ruswa, bakamuha ibyo adakwiriye. Ntabwo ariko gutsindishizwa Bible ivuga. Gutsindishwa birivuga nuko urubanza rwadutsinze kubw'icyaha, ndetse n'igihano cy'icyaha kikadukatirwa, aricyo rupfu n'indi mivumo ikomoka ku rupfu. Buriya igihano cy'icyaha, umuvumo w'icyaha ni urupfu. Ibindi byose duhura nabyo ni ibyuririzi by'icyo gihano. Nk'uko ushobora kuvuga ngo umuntu arwaye sida. Sida ni indwara igira ibyuririzi byinshi. Umuntu urwaye sida ashobora kurwara igituntu, ashobora kurwara diyabete, ashobora kurwara diyare. Ariko ibyo si byo bisobanura sida. Sida ni virusi iri mu mubiri inaniza abasirikare, bigatuma umubiri ugira ibindi byuririzi bitandukanye. Bivuze ngo n'igihano cy'icyaha ni urupfu. Ariko urupfu narwo rugira ibyuririzi, aribyo twitwa umuvumo. Niyo mpamvu mu kintu Yesu yakoze, yagombaga kwinjira mu gihano cy'icyaha nyirizina ku musaraba, agapfa, kugira ngo abashe gutsindishiriza abamwizera bakoze icyaha urupfu rufiteho ububasha. Byasabaga iki rero? Byasabaga ko urupfu rwari riho rugenewe kwica umuntu wakoze icyaha, kuko cyari igihano cy'icyaha. Urupfu rwaremwe n'Imana, rwashyizweho n'igihano cy'icyaha. Imana abwira umuntu ngo nutumvira ukarya iriya mbuto no gupfa uzapfa. Rero igihe umuntu yahitagamo kutumvira Imana,
sitiri yaramaze gukora icyaha cyo kugoma cyangwa cyo kwica itegeko ry'Imana. Yahise akingurira urupfu, umuvumo mu buzima bwe, ari rwo rupfu. Abantu batangira gupfa, ariko gupfa kwari ugupfa ku iteka ryose. So kugira ngo dutsindishirizwe uwo muvumo cyangwa dutsindishirizwe urwo rubanza cyangwa dutsindishijwe umujinya w'Imana, hagombaga kuza umuntu utarakoze icyaha akambara ishusho y'icyaha ariko badafite icyaha, kugira ngo abashe gutsindishiriza ishusho y'abakoze icyaha. Uwo rero nta wundi wari gukora uwo murimo. Mu isezerano rya kera murabizi ko bagerageje gushyiraho uburyo bwo gushyiraho ibitambo by'amatungo, ariko ntabwo ibitambo by'amatungo byigeze bigira urwego rwo kugera ku rwego rwo gucungura cyangwa gutsindishiriza ubugingo bw'umuntu. Rero byasabye iki, niyo mpamvu buri mwaka cyangwa buri gihe bajyaga bashyiraho uburyo bwo gutamba amatungo cyangwa se ibitambo kugira ngo bahoshemo uwo mujinya, ubwo burakari bw'Imana ku bw'icyaha cy'abantu. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhaye impano yuzuye, package yuzuye, ariyo mwana wayo w'ikinege, yambara kamero k'Imana. Mwibuke ku Bible ivuga ngo yari Imana, afite ubwiza bwayo, afite akamero k'Imana, afite icyubahiro cy'Imana, ariko byose arabyiyambura ku bushake bwe, arabyiyambura bishyira ku ruhande, yambara gucishwa bugufi no gusuzugurwa, araganduka ngo abe imbata kugira agera ku rwego abe ikivume cyo ku musaraba. Ariko ntabwo yabaye ikivume ku bwe Kristo, yabaye ikivume ku bw'abashaka gutsindishiriza. Bivuze rero ngo binyuze mu kwizera amaraso ya Kristo, jewe wakoze icyaha nkanatsindwa nacyo, mpita ntsindishirizwa muri ayo maraso. Bivuze ngo intsinzi y'icyaha, intsinzi y'umuvumo, intsinzi y'urupfu ni mu maraso ya Yesu Kristo. Ni mu rupfu rwa Kristo, ni mu maraso ya Yesu Kristo niho hari intsinzi y'icyaha, niho hari intsinzi y'umuvumo. Aho niho abantu batsinzwe n'icyaha cya Adamu wa kera bahura n'ubutsinzi bwo gutsindishirizwa na Kristo, na Adamu wa nyuma ariwe Yesu Kristo. Nyuma ya Kristo rero nta yindi ntsinzi ihari, nta kindi gitambo gihari, nta kundi gutsindishirizwa guhari. Niyo watanga ibyo ufite, niyo watanga n'abo wabyaye, nta n'umwe wagutsindishiriza. Ushobora gutsindishiriza abantu agahosha uburakari bw'umujinya w'Imana ngo ni impano, niko avuze muri mu Baroma 3:25, ni impano y'impongano y'ibyaha byacu Kristo yaduhaye kugira ngo dutsindishirizwe. Ndashimira Imana ku rukundo rwayo ko yaduhaye impano yo kudutsindishiriza ibyaha byacu, ibicumuro byacu, akadutsindishiriza kugira ngo tubashe gushyikira ubwiza bwe mu izina rya Yesu, amen. Umurongo wa 26 uravuga gutya ngo kandi yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe yerekane gukiranuka kwayo, ngo ibe ikiranuka kandi itsindishiriza uwizera wese, amen. Imana yerekanye gukiranuka kwayo no muri iki gihe cyacu kugira ngo yerekane gutsindishiriza uwizera wese, binyuze mu kwizera Kristo, binyuze mu kwizera impano y'Imana mwana kinege, binyuze mu kwizera impongano Imana yaduhaye, binyuze mu kwizera amaraso Yesu Kristo, waratsindishirizwe, uri umutsinzi, waranesheje. Yesu abaha umugisha, Yesu abagirire neza. Mwizere Kristo, mwizere amaraso ye, mwizere umuzuko we, abamwizera bose twaratsindishirizwe. Ntabwo tukibarirwa mu cyaha, ntabwo tukibara muri ya mico ya kera, ahubwo turi bashya muri Kristo Yesu. Yesu abagirire neza. Iyo ni ya mbere, uwo ni umurimo wa mbere, impano y'Imana Kristo umwana w'ikinege ikora mu bugingo b'abamwizera, ni ugutsindishiriza. Twebwe twaratsinzwe n'urubanza. Yesu agutsindishirize mu izina rya Yesu. Ndakwizera mukomeze mukore subscribe kugira ngo tujye tubana, tujye tuganira ijambo ry'Imana. Tuzavuga ibintu 6 by'umumaro bw'imimaro y'Imana ya Kristo, imirimo 6 Kristo akora mu buzima bwacu. Uwa mbere ni ugutsindishirizwa, akira gutsindishirizwa, akira guhembuka, akira ubumwe n'Imana, akira kunesha, akira ibyiringiro bishya mu izina rya Yesu, amen. Mwami Yesu, sengera abana bawe kugira ngo bagirire neza, ubatsindishirije, ubaha umugisha, ubaha imbaraga, ubarwanirire, babone ubutsinzi mu izina rya Yesu Kristo. Icyoro kibi cyawe Yesu uyu munsi n'iteka ryose, amen. Shalom, shalom.
Yesu abaho umugisha mu izina rya